byumvikane ko kuva mu 1900 ubukristo bugeze mu Rwanda aribwo Kiliziya Gatolika yashinze imizi mu 1900 batangiye kubaka insengero n'amashuri ndetse n'amavuriro no gushaka abayoboke ubwo urwaho rw'idini rwari rutangirana rero n'abanyapolitiki b'abakoloni baje gushaka ubutunzi no gutegeka n'iki bikumvikana ubwo aho hose twari tuzamutse bigeze muri 31 batangiye kumenesha Musinga bakimika umuhungu we noneho nibwo batangiye kwinjiramo neza bakura itorero ry'igihugu tuzabibona ukuntu itorero ry'igihugu impamvu ryavuyeho batangira gukuraho ingabo bakuraho ingabo z'igihugu bakuraho umuganura urumva bakuraho kirazira n'umuco bya Kinyarwanda aho ngaho rero muri iyo myaka kuva muri 31 kugeza 35 niho habaye ikintu gikomeye cyane cyo kurindagiza cy'urwaho rw'idini mu kwinjira mu muryango nyarwanda Rudahigwa niyo bafashe noneho basa naho asimbuye papa we ku bwami bamushyiraho ariko ubwo mu kumushyiraho ntabwo yari ayoboye ibyo bakoreye umubyeyi we nuko Rudahigwa yakorana nabo muri bya bikorwa by'iterambere ubuhake shiku gukora imihanda ikiboko kivuza ubuhuha twongeye kubasuhuza inshuti za Fumba Connect mwese mudukurikira mu mpande zose z'isi mu Rwanda amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba n'uburasirazuba turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 by'umwihariko nka Fumba Connect twihanganisha ababuze ababo muri ibi bihe nk'uko bisanzwe ikiganiro cyacu ni iyobokamana n'umuco n'amateka uyu munsi tugiye kuganira ku ruhare rw'idini mu kwambura ubudahangarwa umuryango nyarwanda turaza kureba mbere y'ubukoloni abanyarwanda babayeho gute mu gihe cy'ubukoloni abakoloni batuzanira idini turaza kubireba byose nk'uko bisanzwe ndi kumwe na bwana Ndayambaje Focus niwe ugiye kudufasha kuri ingingo ndakwakira kuri Fumba Connect bwana Ndayambaje Focus murakoze cyane umunyamakuru wa Fumba Connect nanjye nongeye gusuhuza abadukurikira abanyarwanda muri rusange kubw'ibihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 94 nk'uko bivuze koko ikigisho cy'uyu munsi kiri bugendane n'ibi bihe turimo yego nk'uko bisanzwe rero mu muco wacu wa Kinyarwanda mu mateka yacu ndetse nk'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagiye abidukangurira kenshi ko tugomba kwishakamo ibisubizo ariko dushingiye ku muco n'amateka byacu ura niho hari isoko yo kubaho yaba ibisubizo ku banyarwanda nanjye nk'ubusanzwe ntangire mvuga nk'Imana y'u Rwanda ku ruhango rindahangarwa igituza kigutuze mu bawe ibitugu bigutura abanzi n'abagambanyi nkakomeza ngira nti sekasega gasa n'iki Rwanda rusekere rugubwe neza rusendereza amahoro n'amahe rutsindira icyago n'icyaganya rurinde ubukenya n'ubugingo buke rutsindire nyamunsi n'intumwa yayo rutsindire umurozi wo mu kirambi n'umurozi uturuka ishyanga tukajya tuti tugabire rugaba maze twishyuke mu Rwanda nk'umuntu mushyashya kuri icano ashaka kumva uburyo utangiyemo ukora ku kimenyetso cy'umusaraba ariko mu buryo butandukanye akumva atazi ibyo ari byo ariko tumubwire yuko ariko abanyarwanda mbere y'ubukoloni twasengaga yego mbere y'ubukoloni cyangwa se mbere y'abamisiyoneri bagera mu Rwanda bazanye icyo twita ubukirisitu cyangwa se iyobokamana twari dufite uburyo tubayeho iteka iyo abanyarwanda babaga bateraniye hamwe bagaragazaga nk'uko mbanje ko bari kumwe n'Imana bayifitiye igisigo n'igisigo ku cyayo mbega
ntabwo twabyita gusenga kuko gusenga ni igezanywe n'ubukirisitu. Ahubwo ni nk'igisigo ku Mana ku Banyarwanda. Ubwo rero uyu munsi noneho turasa nkaho tujyanisha n'ibihe turimo, tukaba tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo nk'uko bivuze uruhare rw'idini mu kwambura ubudahangarwa umuryango nyarwanda. Ariko mbere y'uko tureba uruhare rw'idini mu kwambura ubudahangarwa umunyarwanda, mbere yaho ubwo budahangarwa bwari bumeze ubwo budahangarwa mbere bwari bumeze gutya. Ubwo budahangarwa rero buvugwa ni ibintu bitatu. Bizwe n'ibintu bitatu: hari igihugu, hakaza abantu, ndetse n'umuco. Ibyo bintu bitatu nibyo bigize ubwo budahangarwa. Ni ukuvuga ngo rero idini rije cyangwa se abamisiyoneri bazanye idini, ibyo bintu bitatu nibyo bibasiye: igihugu, abantu, ndetse n'umuco. Igihugu, abantu, ndetse n'umuco nibyo byibasiye. Bivuze ngo rero mbere kuva Gihanga Ngoma Ijana ahanga u Rwanda, imyaka yose yagiye izamuka, dore ko tubona ko guhanga u Rwanda rubaho, u Rwanda rwari rwubakiye ku mishinga ibiri. Hariho umushinga wo guhanga u Rwanda wamaze imyaka igera kuri 800 irenga. Hakabaho n'umushinga wa kabiri wo kwagura u Rwanda. Muri buriya mu bami bose bayoboye igihugu cy'u Rwanda, hari abami batangiranye n'uwo mushinga wo guhanga u Rwanda, ari wa Gihanga. Gihanga, hakaza Ruganzu wa mbere Bwimba, hakaza ba Cyilima Rugwe, kuzamura. Noneho hakaba n'abandi bami bakoze umushinga wo kwagura u Rwanda. Bararwagura, aribwo batanyaga intambara zo kwagura u Rwanda. Ubwo umwami wa uriya Ruganzu wa mbere Bwimba, ubwo batangiraga, kuko buriya u Rwanda rwari rufite izindi mpugu zigera ku 8. Babyitaga impugu, ariko ubwo ni nk'ibihugu, wenda ibihugu ni iyindi mvugo yagutse, ariko babyitaga impugu zikikije u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rukimara guhangwa rwa Gihanga. Byari ngombwa rero buriya Gihanga akimara guhanga u Rwanda rwa Gasabo, muri ibice by'iburasirazuba mu nkengero z'ikiyaga cya Muhazi, buriya niho u Rwanda rwa Gasabo rwashingiwe cyane cyane mu cyahoze ari cyitwa Gasabo, hariya za Rutunga. Noneho we yagize igitekerezo, ubundi Gihanga Ngoma Ijana yagize igitekerezo cyo kugira ngo yubake ubwami, empire. Ubwami burera mu ntekerezo z'Abanyiginya, kuko nibo bahanze igihugu cy'i Gasabo, bari bafite kubaka ubwami. Bura bumvaga, niyo mpamvu iyo tubonye u Rwanda ukuntu rwubatswe rukaguka, kugira iriya za Masisi, za Walikale, za yose, kugera za Rwicanzige i Bugande, kugera za Karagwe Kabahinda iriya za Tanzania, ndetse za Kirundo, za Buyenzi iriya mu Burundi. Bari bafite intego kugira ngo bakomeze bagure. Buriya abantu babo hambere niko imitekerereze yabo yari imeze, bumvaga bagira ubwami bunini cyane. Ubwo rero yaje kugira igitekerezo, we yamaze gushinga umushinga wa mbere wo guhanga u Rwanda rwa Gihanga, u Rwanda rwa Gasabo. Yagize urugendo shuri, asura za Mugo, ba bami bayoboye za Mugo. Buri inama ya mbere yabereye i Musanze, cyitwa Musanze ubu ngubu. Nibwo ababwira umushinga afite, ariko ntibawemera mbega. Batawemeye, nibwo habayeho nyuma y'imyaka mikeya igitekerezo noneho cyo kwagura Rwanda mu Rwanda rwa Gasabo. Uwo mushinga babwiye wari umeze ute? Kwari ukugira ngo bubake igihugu kimwe nka empire, kigira imbaraga, bashyire hamwe. We gusanga agahugu hariya kandi hariya n'iki, bakore nyine ubwami bwagutse bukomeye. Ariko ntibamwumva igitekerezo cye, ntibagishyigikira. Nibwo we yaje noneho atangira noneho gutegura proje noneho yo kwagura u Rwanda. Nibwo bahereye ku igihugu cy'Uburiza. Igihugu cy'Uburiza, niyo mpamvu buriya aha Uburiza bwari bugizwe n'ibihugu bitatu n'uturere dutatu: Ubusarasi,
Ubugara, Uburiza, babanza icyo gihugu nicyo babariyeho, niyo mpamvu cyitwa igihugu cyitwaga Uburiza. Niyo mpamvu hano za Rutungo na Mugambazi na Zambogo cyahoze ari amakomine hitwa mu Buriza. Ni Uburiza bw'u Rwanda, bivuga Uburiza bw'u Rwanda, nuko ariho hantu hambere muri wa mushinga wo kwagura u Rwanda bigaruriye bwa mbere. Niho bafashe bwa mbere, umurwa waho wari hari Nyamitanga hano hakurya. Nyamitanga umwami waho w'icya gihugu cy'Uburiza yitwaga Mugina. Nyamitanga gusa zaje ari ari hariya hafi ya Efeso. Ubwo bakurikizaho Ubwanacyambwe. Kwa Nkuba Nyabakonjo niwe wayoboraga Ubwanacyambwe. Nkuba Nyabakonjo umurwa wabo wari hariya ku Giporoso neza. Reba ahantu Surufu yari ifite ikigo, hari n'ikivumu n'ubu ndahabona niho umwami yari atuye Nkuba Nyabakonjo. Ubwo rero nibwo bakomeje ni projet nyine bagenda bagura igihugu. Hariya ku Kivumu niho umwami Nkuba Nyabakonjo yaratuye. Hariya rwose umurwa wari hariya, kuzamuka hariya ku Giporoso uzamuka ujya ku kibuga cy'indege. Hariya niho hari umurwa ku Giporoso hariya. Ubwo rero bari bagendeye ku mishinga ibiri nyine, nibwo kugenda. Ubwo rero icyo gihe Abanyarwanda kuva igihe cya Gihanga Ngoma ijana bari bafite uburyo babayeho, umuco wabo, amateka yabo, ku buryo hagati muri bo bari bafite uburyo babaye. U Rwanda rero rwagiye rurangwa cyane cyane no gushyira hamwe Abanyarwanda. Ubwo bamaze izo projet, iyo mishinga, ubwo babanje Buriza, bakurikizaho Bwanacyambwe, bakurikizaho yarambutse igihugu cy'Induga. Cy'Induga cyari kiyobowe n'uwitwa Kibanda. Ubwo Kibanda aragenda, Nduga nayo arayigarurira, akomeza yerekeza mu gihugu cy'Ubungwe. Amaze kugera mu gihugu cy'Ubungwe akomeza mu gihugu hariya ahitwa za Cyangugu. Ubu ngubu amaze ku mutware witwa Mukire, hayoborwaga n'umutware Mukire. Hano aho uriya mu gihugu cy'Ubungwe ho hari kwa Mandahandi, kwa mutware Mandahandi. Akomeza mu gihugu cya Beningwe kwa Nyagakecuru, hariya mu bisi bya Huye. Ubwo rero akomeza mu gihugu mu ntuza y'Iburengerazuba, ku mutware Mukire. Akomeza hakurya mu Bunyabungo. Nibwo yavuyeyo noneho azamuka iriya kwa Nzira ya Muramira, ari naho aho yagendaga afata agashyira ibirindiro, yagendaga ashyiraho nyine noneho abamurebera. Nuko ubwo rero u Rwanda ararwagura mu buryo bukomeye. Ariko mu kurwagura byakozwe mu myaka igera kuri 800 n'abami batandukanye. Kuvuga abami batandukanye bagendaga umushinga wo kwagura u Rwanda wamaze imyaka myinshi. Yari ama etape ku ma etape. Rimwe igihugu runaka wenda kikiyubaka, kikazatsindwa n'undi mwamukurikiyeho. Ngo ntituvuze Ubugesera n'Igisaka na Ndorwa. Ubugesera n'Igisaka n'u Burundi, ibi byigaruriwe ku gihe cya Cyilima Rujugira. Niyo wabikubise biriya bihugu ari bitatu arabitsinda. Ariko ubwo mbere yaho nyine Ruganzu niwe wakoze na Rwabugiri. Nyuma ya Ruganzu yagize ibihugu yigarurira. Buriya cya gihugu cya Beningwe cyaje kwigarurira n'umuhungu cya Ruganzu yapfuye cyangwa se yatanze atakigaruriye, kigarurirwa n'umuhungu we witwa Nyamweshe. Nyamweshe niwe wakigaruriye. Ubwo n'abandi bakurikiyeho nka Rwabugiri nawe yagize uburyo nawe agenda yigarurira ibindi bisigaye. Ni umushinga wamaze igihe kirekire cyane. Tuzabijyamo cyane, tuzabigeraho, ariko cyane cyo twari tugendereye turebe uburyo
dufite uburyo mbere y'ubukoloni twatubayeho. Yego, twari tubayeho. Ni ukuvuga ngo rero abakoloni bataraza, abo bami bose muri ya mishinga ibiri, hari uburyo bari bagiye babanisha abanyarwanda. Yego. Cyane cyane ndibuka nk'umwami Cyilima Rugwe. Muri abami dufite harimo abafilozofi bagera nko kuri 5, twafata nk'abafilozofi abacurabwenge. Yego. Cyane cyane ndagaruka muri ubwo mibanire y'abanyarwanda, ndagaruka kuri witwa Cyilima Rugwe. Yazanye filozofi nyinshi cyane, harimo iriya filozofi cya kintu cyo kunywana. Yego. Kunywana hagati mu muryango. Hariya umuryango umwe uhagarariye umuryango yaragendaga akareba undi muryango uhagarariye undi muryango, bakanywana, icyo bita guca kunda. Reba nayo filozofi, ni ukuvuga ngo umuryango wanjye n'uwawe tukanywana, umuryango w'uriya n'uriya bakanywana, gutyo gutyo igihugu cyose, bivuze kudahemukirana. Urumva yari filozofi, ugafata amaraso y'undi ukayanywa, nawe akanywa yawe. Noneho ya miryango hakabaho gutongera abo muri uwo muryango, muramenye uriya muryango twaramwanye, twagiranye igihango cy'imibanire, muramenye ntihazagire umuhemukira. rero ko iyo filozofi, reba igihugu cyose noneho cy'u Rwanda, imiryango igenda inywana, umva byaba ari ijuru ritoya, cyari guhinduka nk'ijuru. Ubwo niyo mpamvu wabonaga abantu ari abantu beza, babanye neza, batarama, bashyigikirana, bagahana inka. Umwana w'umusore ajya kubaka, wajya kubona ukabona, nanjye ndabyibuka nubwo sindi mukuru cyane, ariko umuntu yarengeje igice cy'ikinyejana burya abakuzeho. Umusore ajyaga gushaka, hakaza abaturanyi n'abavandimwe n'abanywanyi babo, bakaza bakamuha imiganda, akamwubakira. Umusore ntabwo byamugoraga, ndi kubyumva. Bagahana inka, bagahana abageni, noneho bagatoza abana b'iyo miryango ati nihagira umuntu uhemukira uwo muri uriya muryango, igihango kizamukurikirana. Urumva icyo kintu? Abantu bo muri uwo muryango bagakura birinda guhemukirana kugira ngo batazagerwaho n'ingaruka zo guhemuka nyine. Uri kubyumva? Kuko byagiraga ingaruka. Iyo abantu bajyanye isezerano ukaritatira, mukagira uburyo muritongera, byanze bikunze bigira ingaruka kuri abo bantu. Niyo mpamvu rero urumva byarabafashaga cyane mu buryo bwo kubana. Uri kubyumva? Nuko abanyarwanda bakura gutyo, babaho imyaka myinshi, babanye ari igihugu cyiza cyane, bakunze umwami wabo, umwami agakunda rubanda aribo abaturage, mu buryo bw'agatangaza, abareberera. Noneho rero ubwo ndibuka byageze n'ubwo tugiye twihute wenda tugere, noneho igihe twihuse tugere mu gihe, ubwo nari mvuye igihe cy'umwami Ruganzu wa mbere Bwimba, ngira ngo ntanga urugero kuri icyo kintu cyo kunywa. Noneho reka ndihuta ngere kuri Ruganzu wa kabiri Ndoli. We yazanye ikintu gikomeye cyane cyo kubandwa no guterekera. Kubandwa no guterekera ni ikindi cyigisho tuziga, ariko reka tuvugeho gatoya. Turi ku mibanire y'abanyarwanda mbere y'ubukoloni cyangwa se y'umwaduko w'abazungu. Ni ukuvuga ngo yazanye filozofi ikomeye cyane, ariko ayubaka afashijwe n'uwitwa Ryangombe. Ryangombe bahuriye muri icyo cy'ubugara, ubwo yari agiye kwa Nzeyamuremira kwaguhora inzigo kw'abantu bahimukiye umuryango wa Cyamatare, ni papa we. Igihe bamwicaga nyine bakica n'umugabekazi, bakabica mu buryo bukomeye cyane. Nseburanyebunga yigarurira igihugu cy'u Rwanda na byinshi n'abamara. Mbere ni ukuvuga ngo ni umuryango wa Yuhi, witwa Yuhi Gahima, niwe mu nzu ye havutsemo ibintu by'amacakubiri mu bavandimwe. Noneho muri ubwo gucikamo kabiri,
bisa nkaho bamwe bagiye gucyaha abandi bajya ku ruhande rumwe. Ntabwo bari bishimiye ko Ruganzu azima ingoma. Noneho niyo mpamvu bitabaje umunyamahanga ari we Nseburanyebunga wari uyoboye Ubunyabungo kugira ngo mbega bafashe byinshi na Bamara ndetse n'uwitwa Juru bose bari abavandimwe ba Ruganzu ariko batashimishijwe nuko Ruganzu yazima ingoma. Nibwo rero batangiye guteza amacakubiri no gushaka kwigarurira igihugu cy'u Rwanda, basa nkaho badeviye cyangwa se bagiye kure y'uburyo ubwami bwubakwa kugira ngo umuntu ayobore igihugu. Noneho Ruganzu yaje ahuye n'uwo Ryangombe yamwungutseho ubwenge bw'agatangaza, yamubonyemo nk'umuhanuzi ukomeye cyane kuko niwe wamubashije gutsinda Nzira ya Muramira ubwo yajyaga kumurwanya. Niwe wamuhaye ibitsindo amwereka n'ukuntu azatsinda uwo mutware witwa Nzira ya Muramira wari uyoboye iki gice cya ruguru, kuko bari barigabanyije ibice bitandukanye by'u Rwanda, barananiwe kwitoramo uyobora igihugu. Niho igihugu cyagiye mu majyi akomeye cyane imyaka 11, u Rwanda ruri mu kangaratete mu buryo bukomeye cyane. Noneho nibwo yabaye nkaho Ruganzu amaze gusa nkaho apfuye, nibwo byabaye ngombwa ko Ryangombe amaze gupfa, niyo mpamvu byabaye ngombwa ko Ruganzu ashyiraho iteka ry'uko abanyarwanda bagomba kuzajya baterekera bakarubandwa bibuka Ryangombe kuko yamufashije mu gusa nkaho yubaka igihugu mbega. Noneho uwo muhango wo kubandwa no guterekera wari uvuze ikintu kinini cyane hagati y'abanyarwanda mbere y'ubukoroni. Wari ugamije iki? Ni ukuvuga ngo kubandwa rero ni umugenzo cyangwa se umuhango wakorwaga n'abanyarwanda bagahurira hamwe mu bice bitandukanye, bakagira imigenzo bakora yo kurya no kunywa. Bwari uburyo kugira ngo kubandwa, bwari uburyo kugira ngo guhuza abanyarwanda n'Imana. Nicyo byari bivuze, guhuza abanyarwanda n'Imana. Noneho hagati muri bo nabo bakarushaho kuba bamwe, kuko Ruganzu ikintu yabikoreye abantu bari baracitsemo ibice nyine kubera izo ntambara z'izungura zari zarabaye mu muryango w'iwabo, abanyarwanda bacikamo ibice. Noneho asanga icyo kintu ni ikintu cyafasha abanyarwanda mu buryo bukomeye cyane, nuko abantu bakabandwa bagaragaza ko Imana nyine igomba kubafasha. Naho cya kintu kimeze nk'igisigo ku Mana natangije cyagaragaragamo. Noneho kubandwa ubundi bivuga ko icyo gisigo bakivugaga cyangwa batangiye cyateka y'abanyarwanda bagiye kubandwa bahuye cyangwa bagiye no kubandwa, barabivugaga cyane bagasa nkaho bagitangije gahunda zabo. Noneho kandi ikindi muri urwo kubandwa umuto yafashwaga n'umukuru. Bivuze ngo mu buryo bwa ya mibereho y'abanyarwanda twabonye yatangiye ipfunwe kwa Cyilima Rugwe washyizeho na systeme y'ubudehe, ntabwo twabivuzeho ubudehe gufashanya hagati y'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo abantu bagiye bagira ibyiciro by'imibereho itandukanye, sibyo? Kuko turaza kubireba iby'amoko uburyo abazungu babihereyeho bavuga amoko atatu: Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Ubundi kera byari ibyiciro by'imibereho kuko bamwe barororaga, abandi bagahinga, abandi bagatungwa no kubumba ndetse no guhiga. Noneho ukaba wava mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi bitewe n'ibyo ukora. Ugiye nimba urugero kugira ngo babyumve neza, iyo wabaga uri umworozi, yego, bikaba ngombwa ko inka zigushiraho ukajya guhinga, ukawuhinda icyiciro. Wabaga uri umuhinzi, wagera watera imbere ukagira inka runaka, ndetse bavuga ko iyo wagiraga inka 10 wari umuhinzi wahitaga ujya mu gika cy'aborozi, mu gice cy'aborozi. Urumva rero byari ibice by'imibereho. Nta kindi kintu byari bitwaye abanyarwanda, byari ibintu byiza cyane bivuze imibereho yabo, ariko bagabanyijemo ibyo byiciro bitatu. Noneho ni ukuvuga ngo rero umuntu wateye imbere mu mibereho muri kwa kubandwa barebaga abantu bakiri hasi mu mibereho bakabafasha. Ariho havuye ikintu cya batisima.
y'idini. Hari icyo bita kubyara umuntu mu mandwa. Na mbere yaho batisimu buriya bayibye mu kubandwa. Kwa kundi wazaga uje mu muryango kugira ngo winjire mu muryango w'imibanire muri systeme yo kubandwa, barakumbaga wowe niba uje ngewe maze mwigihe kandi naramaze kwiyubaka no kwiteza imbere. Noneho ngewe bakaba bati rero uyu munyamakuru Kariste turamuguhaye, uzajya umwitaho, umukurikirane, urebe imibereho ye, umufashe nawe azamuke atere imbere. Nuko byagendaga. None ugahabwa umuntu nibyo ukwitaho ugukurikirana, niho abera ba tekinisiye mu cyo bita batiseme. Kuko utangiye idini ukiri umwana ukabatizwa, baguha ukubyara muri batiseme, akitwa undi mubyeyi nyuma y'uwo muntu. Ari kubyumva? Ndetse akagukurikirana mu mikurire yawe, imibereho yawe, yaba afite n'ubushobozi akakuremera. Icyo rero buriya cyari kiriho na mbere abakoloni bataraza. Ubwo rero uko kubandwa cyari ikintu cyiza cyane, tuzakigarukaho, kibanishije abanyarwanda bakarushaho kuba bamwe. Bakakaza noneho guterekera byo bigizwe n'amagambo abiri, guteka no gutereka. Guterekera bigizwe n'amagambo abiri, guteka no gutereka. Hahandi umuryango wateranaga ukenga inzoga, abakize babagaga ikimasa cyangwa se bakabaga ihene, abakuri abenda badafite ikimasa, ubwo no guteka bagasangira. Gutereka noneho no guteka, barangiza bagatereka. Gutereka noneho bakanywa, bakarya, bagatereka intango, bakanywa, bakazana za nyama n'umutsima, bakarya, bakanywa. Uri kubyumva? Noneho bagashima Imana ibeshejeho umuryango, ya Mana y'u Rwanda, uburyo ibeshejeho umuryango. Bakarya umutsima, bakarya za nyama, bakanywa amarwa, bagashima Imana yuko ibahaye kweza, ibahaye kurama, ndetse ibahaye kororoka. Urumva ko iyo yari filozofi nziza cyane ibanishije abanyarwanda. Uri kubyumva? Icyo cyari ikintu cyiza cyane. Ugasanga Imana rwose iri hagati muri bo. Ni nabo bagaragaza ko igihe cya nimugoroba Imana yajyaga iza igasakuza n'abana b'abanyarwanda. Uri kumva? Igasakuza n'abana b'abanyarwanda, yarangiza ikigendera n'abamarayika bayo. Uri kubyumva? Ariko nicyo cyaje abantu bagize aho basa nkaho ngo bayirakariye kubera ko ituma abana bataryama vuba. Ngo nuko nayo ibibonye ibisubirira mu ijuru. Niko ingenantekerezo z'imenyamana zivuga mu muco wacu wa kera, mu buryo bw'imitekerereze y'imenyamana. Ubwo rero nuko abanyarwanda bari babanye neza mu buryo bw'agatangaza, bafashanya mu bintu by'ubudehe, mu bintu byo kubandwa no guterekera, hose bivuze ubumwe no gushyira hamwe. Kubyumva? Ubwo rero abakoloni noneho reka twihute, igihe cyarageze. Ariko waratubwiye ko ari abafilozofi batanu, urumaje kutubwira babiri. Abafilozofi ubwo nk'abafilozofi twabonye uwitwa Cyilima Rugwe, yazanye filozofi yo kunywanisha abanyarwanda. Azana filozofi biriya bintu bya urukiko rw'umuryango, inkiko zigera kuri 3: urukiko rw'umuryango, urukiko gacaca n'urukiko rw'abunzi. Burya nkuko natangiye mbivuga, niyo mpamvu nyakubahwa perezida Paul Kagame yavuze ati tugomba muri za nama z'imishyikirano, tugomba gushakira ibisubizo byacu mu muco wacu n'amateka. Ibi bintu ntabwo ari bishyashya. Bya gacaca zabayeho zikatwunga, zikatubanisha, zigatanga ibisubizo. Urukiko rw'abunzi urabuzi ruriho rubasha gukemurira abaturage ibibazo bafite. Urukiko rw'umuryango rwahozeho, ndetse n'ubu ngubu hariho na gahunda y'uko igiye kuzaza igaragaza, ishyigikira urukiko rw'umuryango. Kuko na n'ubu abajya mu nkiko hari igihe basigaye babasubiza mu muryango kugira ngo haturuke raporo yo mu muryango, hongera habeho umukuru w'umuryango. Kuko na kera buri muryango waga ufite umukuru w'umuryango, ariko ubu ngubu usanga byaracitse, nta mukuru w'umuryango ukiriho. Aho gusanga naho biri umukuru w'umuryango ni ufite akantu, niwo umukuru w'umuryango. Uriya arashobora kuryamira ahandi. Ubundi yagombye kuba umukuru w'umuryango kubw'imitekerereze atari uko afite ibintu. Ariko uba ufite ibintu niwe uyobora abandi. Ubu ngubu ahandi usanga nta mukuru ukiriho.
ugasanga mbega iyo filozofi yazanye yari ikomeye cyane. Niwe wazanye filozofi y'igihugu cy'ubuhungiro, cy'ubuhungiro. Yari imisozi, ikigo cy'ubuhungiro cyari uriya musozi wa Mbogo, cyahoze ari komine Mbogo. Buryo wahahungiraga kera byagenze gute, wagize nabi wenda mu gihugu mu gihugu cyanyu, cyangwa se mu gice cy'umusozi w'iwanyu, ukahungira nta muntu wagukuragaho. Imisozi y'ubuhungiro cya gihugu yari yaramuriye mu gihugu cya Mbogo. Iriya Mbogo, iriya misozi ya Mbogo ikaba ikomoka ku muhungu wa Gihanga Ngoma Ijana witwa Mbogo. Bayitiriye umuhungu witwa Mbogo wa Gihanga Ngoma Ijana. Azana filozofi nanone yindi ikomeye cyane yo guca inzigo. Ubw'imiryango, umva ako kantu, yo guca inzigo. Ubw'imiryango ibiri yagiranye ikibazo, batumizwaga ibwami bagakubita imirishyo ibiri ku ngoma Karinga, bivuze ko ingoma inzigo icitse hagati y'iyo miryango, bagataha bakeye bishimye bakagukana mu biganza. Inzigo n'inzangano, kutumva inzigo. Urumva filozofi y'imibanire y'abanyarwanda, guca inzigo. Ubwo byaga byahereye muri gaca, byabereye hasi nyine, abantu bashyamiranye bafitanye amakimbirane n'iki, ariko abibonye azana iyo filozofi kugira ngo nabo abantu bajye bamuzanira noneho, kuko ingoma cyari ikintu gikomeye cyane. Burya u Rwanda rwari rwubakiye ku bintu bikomeye cyane, icyo inka n'ingoma. Inka n'ingoma byari ibintu bikomeye cyane. Bagakubitaho imirishyo ibiri rero, bivuze ngo inzigo iracitse, abantu bagataha bafite amahoro, bakabana neza mu gihugu gikomeye cyane. Urumva rero noneho Ruganzu twari tumaze kubona ukuntu yazanye filozofi yo kubandwa no guterekera mu buryo bwo kunywanisha abanyarwanda, bwo kubanisha abanyarwanda ndetse no kubahuza n'Imana y'u Rwanda kugira ngo babane amahoro. Yazanye indi filozofi, niyo wavumbuye imitima hejuru y'umutima nama n'umutima mana abanyarwanda kuvugerwa cya Gihanga Ngoma Ijana bari bafite. Ubwo ndi twise Magodeyi. Buri twanye ko abanyarwanda bari bafite imitima ibiri, umutima mana n'umutima nama. Ariko Ruganzu wa kabiri Ndoli aza kureba mu filozofi, aza kureba kure, ngabona hari igihe abanyarwanda bazagira imitima itanu. Urumva gute? Ubwo yabonaga mu gihe kizaza ngo cy'ubukoroni, ubwo hari abanyarwanda benshi bagiye bahanura abazungu ko bazaza. Urumva abitwa ba Nyirabiyora bari abahanuye ubwo muzabona ngo abantu basa n'impinja. Urumva ati ubwo muzabona ubwatsi bwa ruguru bukomatanya n'ubwo haruguru. Urumva bavuga igihe ko hazaba igihe cy'intambara amayira agasiba. Bagiye babihanura berekwa, bakareba ejo hazaza. Noneho ngabona hazaza indi mitima. Hari ari umutima rwana, umutima nda, umutima ngeso. Yiyongereye ku mutima nama n'umutima mana. Ariko ubwo iyo urebye ko kubona iyo mitima idahari, umutima ngeso, hari umutima mana, umutima nda n'umutima nama yari isanzwe hari kuva u Rwanda rugihanga na Gihanga. Iyo yabonye abanyarwanda biberaho gutyo bafite umutima nama n'umutima mana, ari abantu beza mu by'ubwo. Ariko nyuma igihe cya Ruganzu aza kubona abantu badukanye, ndetse bazakomeza no kwadukana iyo mitima, ndetse n'ubukoroni n'igihe kizaza. Umutima nda, umutima ngeso, undi mutima uvuze ngo umutima mwana, umutima nda ni nawe mutima rwana buryo. Ahubwo umutima nda ni nawe mutima rwana, ni umutima ngeso n'umutima rwana. Yabonaga abantu batangiye igihe cyo kwangana, igihe cy'inda nini, igihe cy'ingeso zitandukanye. Ubundi iyo mitima ntabwo mbere yabagaho. Kandi koko twagiye twibona iyo mitima abantu bayifite na bugingo n'ubu. Abantu benshi bafite umutima nda, umutima wa rwana. Hari abantu bafite umutima ngeso, batunzwe babeshejweho n'ingeso zabo. Hari abantu bafite umutima rwango. N'urwo rwango tubaza kubona igihe rwatangiriye. Ibyo byose rero babibonaga nk'ibintu nk'abafilozofi igihe bizaza, rwa ruhare rw'idini mu kwambura umuryango nyarwanda ubudahangarwa. Niho none icyo kintu cyagaragaye koko kiravuga.
ukumva tugira undi Cyilima Rujugira niwe mu filozofi nanone wabayeho azana icyo bita umutima urwana avumbura umutima urwana handi yavuze ati igihugu cy'u Rwanda kiratera n'ikiterwa yego ari nawe watsinze bya bihugu bitatu yabaye nk'igihe Israel ngo yatsindaga ibihugu by'Abarabu mu minsi 6 nawe twari dufite ibihugu byatuzengereje igihugu cy'Ubugesera igihugu cy'Igisaka n'igihugu cy'u Burundi muri za mugu twigaruriraga abami yacu bigaruriraga ibyo byari byaratunaniye ariko igihe kimwe arabitsinda nabyo birayoboka yego ukumva ubwo rero tuzajya uburyo tekinike yakoresheje tubibona hari n'uwitwa Ndoba Mwami Ndoba we yazanye filozofi ubwo ni wa kane filozofi yo kubungabunga ibidukikije ukumva yo kubungabunga ibidukikije uti gute yafashe ya miryango 18 abanyarwanda y'amoko abanyarwanda bahuriragamo ibi by'amoko atatu nayazanywe n'ubukoroni n'iki na bene wacu bayotse abakoroni bumva imitekerereze yabo ariko ubundi tuza kubibona ariko ubundi imbere twari duhuriye mu moko 18 atandukanye abega abasindi abanyiginya abatsobe abashambo abazigaba atandukanye ajya ku 18 noneho buri bwoko kandi kikorera ko ntacyo yatwaye ntacyo bwari butwaye buri bwoko ukabusangamo ibice byose by'abanyarwanda babahinzi baborozi babandi bitungiye wenda no guhiga no kubumba abo bose bakibona ari abasindi bakibona ari abega bakibona ari abazigaba bakibona ari abagesera ayo hose wasa na nubu ugiye muri ayo moko ukayareba abo bantu bose basangana uri kubyumva ari abarebera ari abagufi bose ubasangana ubwo rero azana iyo filozofi noneho buri bwoko buhabwa icyo bita umuse ni ubwa mbere wakumva iryo jambo ngo aba bantu ngo ni umuse wa buriya bwoko ni ubwa mbere ubyumvise ubwoko bwawe ntabwo ubuzi nta muse w'abahinda nawe urumva noneho wenda tuvuge urugero nkanjye ndi umusindi uzikorana nigeze no kwibwira abatukurikira umusindi w'umwuga ari umuse wacu w'abasindi ni umusambi icyo kirango tukaba tugihuriyeho n'abanyiginya kuko buriya abasindi ni babyara b'abanyiginya bakomoka kwa musindi ubwo rero buri bwoko bukagira umuse ariyo nyamaswa areba mu nyamaswa zose zibayeho afata buri nyamaswa iba umuse wa bwa bwoko icyo yashakaga rero kwari kugira ngo umuntu abungabunga ibidukikije abantu batazahohotera inyamaswa zigashira kandi zifite umumaro ukubaho kuvuga ngo abega reba amoko 18 yose igikeri abashambo ndumva ni intare abasindi umusambi abagesera inyamanza uri kubyumva aho ngaho rwose bari mu filozofi nawe abazigaba ingwe ngari kugira ngo babungabunge inyamaswa idukikije reba ubwo bwenge niyo mpamvu ariko abantu bazi ko abafilozofi ari abagereki nibo bihanganye bafite fizika ya danzine bafite iki ariko twari dufite abafilozofi bakomeye cyane batumye u Rwanda rubaho ruva icyo gihe rugera iki gihe rubayeho rufite uburyo rubayeho nicyo twari tuvuze tuzagaruka ku wundi wa gatanu reka twihute none rero urumva ukuntu abanyarwanda bari babanye neza mu buryo bw'agatangaza bashyingirana bahana inka bari mu cyita ubudehe bakahingirana kugira ngo bose bazabashe kweza byari ibintu byiza cyane noneho rero muri ya civilisation wa mufilozofi wa gatanu tubwiye tubise twataka kwinjira kw'abakoroni mu Rwanda batuzaniye
y'amadini. Ikindi undi wa gatanu yari ni Nyamuheshera. Ndumva ni Nyamuheshera, nzareba neza ndaza kwibuka neza filozofi we yazanye. Noneho igihe noneho abera barimo basa nkaho batangikiye civilisation yabo yo kwigaragaza cyangwa se kwigarurira isi nkuko twabibonye kuri ya projet bari barateguye yo kuzigarurira isi bagiye bitwaje Imana. Bari batekereje umugabane wa Afurika mu buryo bukomeye cyane, kandi ni mu gihe bashobora kuba bari bawufite amateka yabo bakomokaho kuko nibo baturutse muri Afurika. Twabonye ko muri Afurika iriya migabane ya Aziya n'Uburayi yabayeho nyuma y'umugabane wa Afurika. Bigaragara ko bafite amateka ku basekuru babo y'uburyo umugabane wa Afurika ari mwiza n'ubutunzi ufite. Nubwo tubona ko abamisiyoneri b'abanyapolitike urabona nibwo byabaye ngombwa ko iberere abiga amateka barabizi ubwo bajyaga ku meza bakagasa nkaho bagabanye Afurika, bagenda bagabanya ibihugu. Yari ya projet yabo bagiye gushyira mu bikorwa kuzaza kwiba cyangwa gusahura Afurika. Ubwo rero muri uko gukora ya civilisation yabo bagenda bamamaza amatwara yabo, umuco wabo n'amateka yabo, uburyo bari barabiteguye neza bakoresheje cya gitabo bita Bibiliya, aricyo twabonye nk'irindagizamyumvire. Byabaye ngombwa ko bategura team ebyiri cyangwa se amakipe abiri. Hari abamisiyoneri b'abanyapolitike aribo babanje kuza mbere, bo cyane cyane bari muri systeme yo gukoroniza ibihugu ndetse no gushaka ubutunzi bazagenda basahura bajyana iwabo. Buriya bariya bo ni ikipe ya mbere yaje mbere y'abakoloni b'abamisiyoneri. Baza mbere bazenguruka ibihugu bitandukanye, ndetse hari n'ibyo muri Aziya bagiyemo. Ibihugu by'ibihangange nk'Ubwongereza buriya bwakolonije ibihugu byinshi cyane, ndetse n'iwabo mu Burayi cyangwa no muri Aziya. Buriya kiri mu gihugu gikomeye cyane cyakolonije ibihugu byinshi ku isi, kandi impamvu irumvikana, nibo bakereye ubucakara bwa mbere, nibo bazanye umushinga w'ubucakara. Tugendeye ku icyago cya umwami King James, uhereye mu 1611 kuzamura bategura ya Bibiliya ya King James, ari nabwo bashyiragamo bya bitabo bigendanye bizafasha abacakara kubayoboka. Nibwo naho hari umufilozofi ukomeye cyane wari uhari muri icyo gihugu witwa Willy Lynch. Ubwo rero nibwo batangiye gukora amakipe abiri. Ya mbere kwira hirya no hino y'abamisiyoneri b'abanyapolitike, ndetse bamaze kugabana bya bihugu iberere, kubitera imirwi babigabanya Afurika bayitera imirwi. Abamisiyoneri ba mbere nibwo bagiye bajya muri buri gihugu, buri gihugu igihugu cyahawe kikoherezayo abamisiyoneri bacyo. Ni kubyumva? Twebwe icyo gihe twahawe Ubudage. Igihugu cy'Ubudage, uribuka ba Von Gotzen batangira kuza mu Rwanda bashaka isoko y'uruzi rwa Nili. Mu by'ukuri baje bakurikiye bashaka isoko ya Nili, ariko bari baje kwirebera igihugu n'uburyo giteye n'iki. Ariko bivugwa ko nubwo Abadage bari barahawe igihugu cy'u Rwanda, ntabwo byoroheye abakoloni b'abanyapolitike kugera mu Rwanda. Buriya amateka tugaragariza ko zino za Uganda na Tanzania zakonejwe n'Ubwongereza, bahageze mu 1400 abakoloni bino bihugu. Ibyo byakonejwe mbere yacu mu buryo bukomeye cyane. 1400, 1600 gutyo nibwo bageze muri ibi bihugu bya East Africa, ibyo byahawe Ubwongereza. Noneho Abadage batinze kugera mu Rwanda mu buryo bukomeye cyane, kuko imyaka bamaze za Tanzania na za Kenya, za Uganda, babyirwaga uburyo u Rwanda rwubakitse bakarutinya.
bavuga ubumwe bwarwo, abami babo bari bararwanye bagera za Karagwe mu kindi gihugu, bagera za Uganda iriya za Bufumbira. Barimo bariga strategy byabafashije kugira ngo bige u Rwanda uburyo bazarwinjirira. Byabafashe igihe kinini cyane rero, ariko igihe kigeze byabaye ngombwa ko binjira u Rwanda, binjira ahitwa Ishangi. Bakinjira habayeho n'ibintu byo gushaka gukozanyaho, igihe cya Rwabugiri, urumva igihe cya bitwa witwa Rugumbi turi Rugaju rwa Rugumbi, bararwanye bakozanyaho, ariko basanga umuzungu yaje yitwaje intwaro, ariko habaho kugirwa inama y'uko batahangana n'umuzungu kubera yari afite imbunda, urumva n'umuheto n'amacumu byari bihabaye. Ubwo rero ubwo babarwanyaga hapfuyemo zimwe mu ngabo zacu, basanga umuntu ubinjiriye ntabwo yoroshye, biba ngombwa ko habaho inama no kugira ngo noneho baca nk'aho baciye bugufi barabemerera, barabakira. Nuko binjira mu Rwanda, gutyo binjira Ishangi, nibwo baje batangira nyine gusa nk'aho umwami Rwabugiri abahaye kwinjira nyine mu Rwanda. Ukumva ubundi abakoroni baje mu Rwanda mu mpera z'ingoma ya Rwabugiri, umwami wa kane Rwabugiri, mu mpera y'ubwo bwami mu 1895. ubwo ni mu kinyejana cya 19. Nuko ubwo baza mu Rwanda rero, nibwo batangiye bakora imihanda, bakora ikibuga cy'indege cy'i Kanombe, bakora ikibuga cy'indege cy'i Kamembe, urumva. Batangiye gukora imihanda n'ibibuga, ariko intego yabo ari ukugira ngo bijye bihagurukaho indege zijyanye amabuye y'agaciro, imbaho zivuye muri Kongo. Ahantu hakozwe n'ikibuga cy'Igoma, hakorwa ikibuga cy'Igisenyi. Imihanda irakorwa kugira ngo bajye babona aho banyuza imitungo bajyanye, kuko intego yabo kwari kugira ngo basahure Afurika. Ni naho hatangiye icyo bita shiku, ikiboko, gukubita abanyarwanda muri iyo mirimo y'agahato, bababaza bakubita ikiboko. Naho twatangiye tubaha amagi, inkoko zacu, urumva. Ubundi mu muco wacu batubwira ko nta mugabo waryaga amagi mu gihugu cy'u Rwanda. Amagi y'abagore n'abana, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kuko umugore urya n'umutangabugingo, niwe ubyara umwana, niwe uremerwamo umwana kandi akazarera umwana. Ariko buriya abagabo kurya amagi byaje ku bw'abakoroni. Abazungu tubona batangiye kuyatuma, tukabona bari kuyarya, nabundi ntabwo amagi yari y'abana n'abagore. Nibwo batangiye, abasekuruza bacu batangira batera amashyamba nibwo yadutse. Ibi biti by'intusi, muzumva nk'ishyamba ngo rya Burugarave hariya, Burugarave buriya ni abanyarwanda bagenekezaga nyine kurivuga rya Burugarave, cyangwa se ngo ishyamba rya Nyuru. Buriya ni Nyuru, mbega bagendaga bashishura, mbega bakagenekereza. Bati tugiye mu rya Nyuru, tugiye mu rya Burugarave, hariya za Karuruma, uruva ngo atsata ririya shyamba. Yose ni amashyamba bagiye batera, noneho bitewe n'abari bayateraga, bakasa nk'abayabitirira abanyarwanda. Ubwo abantu babaga bagize uruhare mu kuyatera, bari abayobozi aho ngaho nibo bayitiraga. Yego. Ubwo rero abakoroni bakimara kugera mu Rwanda, byabaye ngombwa ko nyine, urumva bari batinze kurwinjiramo, banza kurwiga, basanga ni abantu bakundanye bashyize hamwe n'umwami wabo. Noneho nibwo batangiye kugenda mbega batwinjirira, baratwinjira mu buryo bukomeye cyane, ariko bo bari bibanze kuri ibyo bikorwa by'iterambere. Noneho nyuma y'icyo gihe nibwo urumva noneho ku ngoma ya Musinga, guhera mu 1896 nibwo Musinga yimye ingoma.
1896 baje mu mahenuka y'ubwami bwa Rwabugiri, ariko noneho batangira neza mu gihe mu 1896 kubw'umwami Musinga. Icyo gihe noneho ubwo nibwo haratangiye kuza abamisiyoneri, abera b'abamisiyoneri. Musinga yari yuhi wa gatanu Musinga. Wa gatanu Musinga. Noneho bo baza bitwaje Imana. Baza bitwaje Imana, bitwaje ibitabo, batuzaniye mbega inkuru ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu buryo bwo rero nubwo bari abakoroni bagiye badukubita ibiboko, badukoresha imihanda, baduteza amashyamba, badukora ibibuga by'indege, bakatubabaza mu buryo bukomeye cyane tukihangana, ariko noneho barakomeje kandi ibyo bikorwa bigenda bikorwa, ariko haziramo hagati aho ngaho haziramo ikipe y'abamisiyoneri b'abapadiri. Ariko buriya nibo baje aribo babi cyane kuri cya kintu twatangiriyeho ngo uruhare rw'idini mu kwambura ubudahangarwa umuryango nyarwanda. Icyo gihe noneho idini ryari ritangiye. Niho tubona ya mashuri b'abamisiyoneri baza noneho baza kunganira b'abamisiyoneri b'abanyapolitiki, baje biraze kwishakira ubutunzi, baje kwikorera ibikorwa by'iterambere ku bw'inyungu z'iwabo. Yego natwe twabyungukiyemo, badukorera imihanda n'iki, ariko bwari uburyo bwo kugira ngo bajye badepasa ibintu byabo babijyana mu by'ukuri inyungu zari izabo. Ubwo rero nibwo Musinga niwe wari ku bwami, abo bera baraza, amateka tubwira ko bo basa nkaho buriya kiliziya yizahaza, batangiriye azazaza, urumva bari baturutse Tanzania. Ubwo noneho ubwo bageraga ibwami, Musinga arabakiriye, ati muje kumara iki, mugenzwa n'iki? Mbere ku bwa papa we, umubyeyi we Rwabugiri, yari afite amakuru y'uko bashatse kubarwanya, bibagiraho ingaruka, bapfusha bamwe mu banyarwanda babarwanya igihe binjiraga Ishangi. Ariko noneho ubwo arabakira, bagomba ko bamuha ko baje gutura mu Rwanda no kuhaba no kubakorera ibikorwa byiza by'iterambere. Ababwira ko bamuzaniye inkuru nziza Yesu Kristo. Nibwo bamusangaga Musinga, bamubwira inkuru ya Yesu i Nazareti wapfiriye abantu, umwana w'Imana wavuye mu ijuru. Kandi noneho baza bazi ko twebwe dufite uburyo twemera Imana, Imana y'u Rwanda, baje bambaye n'imisaraba, dufite uburyo duterana dusabana nayo, twomatana nayo mu kubandwa. Bari babizi, bari barafashe amakuru. Amakuru bari bayafite. Bari bayafite, ariko burya amakuru nyayo cyane bayabonye batangije idini muri cya kintu cyo kujya kwicuza icyaha. Buriya kwicuza ibyaha, ubwo batangiraga idini, tutaragera aho ngaho, Musinga buriya ngo yabahaye agasozi k'Isave. Isave ngo niwo musozi yabahaye ngo bagende bawutureho. Amateka ajya agaragaza ko Isave ngo habayeho abantu batari beza, batari beza, babi cyane, b'abarozi bafite ubugome. Noneho ngo abaha ku gasozi, avuga ati ibyo byose nibajya gutura kuri uwo musozi ntabwo bazamara kabiri. Urumva? Nibwo batangiriye kwinjirira igihugu cyacu, batangira kwigisha ivanjiri. Nibyo misiyoni ya mbere yabaye y'Isave, ahubwo zaza yaje nyuma ikurikira Save. Nibwo bubatse misiyoni ya mbere Isave. Batangira bigisha, babwira Musinga iby'inkuru nziza ya Yesu. Nibwo yababajije ati se icyo tubona mwambaye mu gatuza ni iki? Bya bisaraba binini ubona abazungu abapadiri bambara. Baramubwira ati uyu musaraba, ati uyu nguyu ureba, ati ni umwami wacu Yesu Kristo, ati ni nawe wapfiriye abantu, namwe murimo nibo tuje kubabwira. Ati uwo nguwo, ati none se
ati uwo ni umwami wanyu, ni umugogo w'umwami wanyu mugendana aho ngaho ndeba kuri icyo kintu mwambaye mu gatuza. Bati yego. Bati rero bati none umurambo w'umwami wanyu murawugendana. Nuko bati ubu ni Yesu tubabwira w'i Nazareti wapfiye abantu gutya na gutya, nimumwemera mukamwizera azagaruka abajyane mu ijuru. Ati se bamubwira ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ati se ko numva uwo twari tumusanganwe twebwe. Ati ko Yesu mutubwira tumusanganwe kukuri tugufite guca mu ziko ni gushya. Kuko abanyarwanda baravugaga ngo ukuri guca mu ziko ni gushya. Urumva bari bafite Yesu wunyura no mu muriro ntashye. Babyumvise ariko kuri. Bati rero nyakubahwa rwose umwami, ubwo babivuga mu Giswahili kuko bari baramaze kwiga Igiswahili hari hakurya, bazana n'abasemuzi. Bati nimutemera ivanjiri ya Yesu Kristo wabambiwe abantu, rero muzanibwa mujye mu muriro utazima. Musinga ati Musinga rero ati se bamubwira ko tuzajya mu muriro utazima. Ati se umuriro utazima? Atumva rero mbabwira, data Rwabugiri na ba sokuruza nzi ko bari intwari, nzasanga barawuzimije. Niko yababwiye. Urumva baramugoragoza, bagize n'ubwoba ngo bamutega, bafata umuntu usa nkaho mu kubaho mu ngano yagwingiye, kuko ngo bamuteze umutego ngo niyica umuntu babonereho uburyo bamufata, ko yishe umuntu nyine bamurwanye neza. Bafata umuntu wari ugwingiye cyane w'umugabo, mbega nuko bafata umugabo muto muto utafite imibereho myiza, ngo agenda haruguru y'urugo kwa Musinga. Nijwi rirangurura cyane ngo uraho shango Musinga we. Undi ngo ajya hirenya ati rwose ari ati yego. Ati se ninde uri kunsuhuza? Nyine ajya hirenya arareba, ati ni umubyeyi wawe Rwabugiri ugusuhuza. Ngo nuko Musinga arareba ati yewe, ati niba abantu batubwira ko abantu bazajya bakazuka, niba data nzi n'ubushongore n'ubukaka Rwabugiri agarutse ameze gutyo, uwo muzuko ntuzagire. Uri kumva? Ngo kwari ukugira ngo niba uwo muntu wasuzuguye umwami gutya mwita shawu n'iki, kwa ngo niba bahite bamufata bamujye nabi, amushyire ku ngoyi bamwice, mbega bamushyire icyaha, bamushyire icyaha. Nawe yari umunyabwenge cyane, arikiriza rwose. Ati se usuhuza ninde? Ati ko nakureba ninde? Nuko umugabo ajya agaragara, urumva ubwo bari bamati gira imbere gatoya. Ati ni umubyeyi, ni papa wawe Rwabugiri. None arebye ukuntu akagabo kareshya, n'ukuntu Rwabugiri ari umugabo w'igikwere, ziko ari abantu bari banini cyane. Ati yewe, ati niyo wamuzuka batubwira ari ukugenda ugahindura abantu. Ati basigendere bazuke bayijyanire. Urumva yarabananiye cyane, arabananiza, ababwira ko rwose iyo Mana tuyisanganywe, ababwira ko Yesu tumufite, ababwira ko umuriro rwose tuzasanga abasokuruza bari intwari barawuzimije, ababwira ko umuzuko niyo abantu bazuka bakagaruka bameze gutyo, umutego waramuteze, arabananira pe. Ubwo ikintu bakoze abera baravuze ati rero uyu muntu ari butwicira umushinga wacu. Nibwo bamufashe bamucira icyangugu. Bafashe Musinga n'abagaragu n'abaja n'abandi bose babaga bari ibwami n'abaturanyi, yahekejwe n'abantu 300. Urumva bamuciye n'abantu 300, baramugenda bacirwa ari za Cyangugu. Ngo ageze Cyangugu hashize iminsi, baravuga ati rero uyu mwami duciriye hano Cyangugu, n'ubundi aha ni mu gihugu yarayoboye, n'ubundi abantu bazajya bamukurikira bamusangeyo bamuramye, politiki yacu yo kugerwaho. Nuko barongera baramumenesha mucira Moba muri Kongo, kure nyine, kure y'igihugu cye. Ubwo rero bamucira Moba, bamuca gutyo. Noneho ubwo bisa nkaho noneho bafashe umuhungu we Rudahigwa ngo barareba basanga umuntu bagenda na wenda Rudahigwa, bumva hari
Rudahigwa niwe bafashe noneho basa nkaho asimbuye papa we ku bwami, bamushyiraho, ariko ubwo mu kumushyiraho ntabwo yari ayoboye ibyo bakoreye umubyeyi we. Nuko Rudahigwa yakorana nabo mu bya bikorwa by'iterambere, ubuhake, shiku, gukora imihanda, ikiboko kivuza ubuhuha. Noneho gufatira mu Rudahigwa nk'umwami, ko papa we atari yumvishe ya filozofi y'iyobokamana bazanye bwa bukirisitu bwabo, bamwumvisha ko agomba kugendera ku murongo wabo. Kwa ko bari bashyizemo imbaraga za kizungu na gisirikare, uziko bafite n'abasirikare baje ari abanyapolitike, urumva bahabaye nk'aho bamutera ubwoba. Noneho bafata umwami rwose, agaciro yari afite n'umwanya yari afite ku gihugu nk'umuntu wa mbere uhagarariye rubanda, ndetse uhagarariye Imana ku isi mu banyarwanda. Umwami igihe cya Rudahigwa yaragiye asa nk'aho ageze ku mwami, ajya ku mwami wa gatandatu kuba afite agaciro mu gihugu. Urumva hahise hazaho ba guverineri, hazaho ba rezida, hazaho biki, abo bazungu bafata imyanya ya mbere nyine, we aza ku mwanya wa gatandatu. Bivuze ngo nta jambo yari agifite rikomeye cyane nk'umwami. Urumva ya politiki y'amacakubiri, rwa ruhare rw'idini sasa rurigaragaza, rutangira kwigaragaza. Bafashe Rudahigwa yiga katigisimu cyangwa se yigira batisimu, ngo yize imyaka ndumva igera kuri 7 yigira kubatizwa. Niho yiswe Léo Pierre. Léo Pierre na amazina bamuhaye y'idini. Baramutinza kugira ngo rubanda n'abaturage babone ko umwami nawe yayobotse idini, ari kwigira batisimu. Batubwira igitekerezo cy'umwami cy'umutware Rwubusisi, yayoboraga uburiza hano, yabaga mu buriya bice bya za Mugambazi, za Tumba gutyo, za Rutongo, icyo gice cy'uburiza mbega. Rwubusisi cyangwa Rwabusisi? Rwubusisi. Ni umuntu ufite amateka akomeye cyane, yari umutware ukomeye. Ngo nawe bamwigire yagiye kwiga, kuko bamaze gufata umwami yinjira idini yigire batisima batijwe, bafashe n'abatware. Urumva abatware, abaturage, iki abitwa ngo bayoboka idini mbere kugira ngo na rubanda rubonerewe. Bageze kuri Rwubusisi, nawe ajya kwigira batisima. Akamubwira bati rero dufite amazina, ugomba gutoranya mu byo uzitwa. Uko Abanyarwanda twari dufite amazina asanzwe, we ni Akanyarwanda Ntwari, Rwameto Semasaka, karyo zina rye, urabyumva mbega amazina yacu. Rudakemwa, Rutaganira bivuga kutagira ubwoba. Rudakemwa, Ruzirabwoba n'urugero. Ariko baje byari ngombwa ngo baguhe irindi zina y'idini. Ariko ayo madini bayaduha basanze dufite cya kintu cyo guterekera abakurambere bacu, kugira ngo bahore batuvuganira ku Mana mu isanzure, babone ko turi kumwe duhorana. Ababera basanga ni ikintu kiza badusanga cya kintu cyo kubanwa no guterekera, cyuko tutibagirwa abacu. Kumbi ba bantu ntabwo bibagirwa babo bapfuye, bahora babibuka, bahora babaterekera, bakabatekera, bakabereka ko bari kumwe. Bari kumva? Ariko ibyo b'abamisiyoneri b'abanyapolitike bari baratanze ripoti wabo y'uburyo icyo kintu tugikora. Noneho mu kurema ivanjiri barituzaniye, niho batuzaniye ko noneho bakerera cya kintu cyo kwibuka Yesu wagiye mu ijuru, ko yabivuze akiva mu isi, akazana umugati na divayi, agasangira n'intumwa n'abigisha. Kiriya kintu bagikerera muri Bibiliya, nuko bari barakidusanganye kera, basanga ni ikintu kizagenda bagicura muri Bibiliya, bakituzana bagaragaza ko na Yesu yabivuze. Kuba barya umugati na divayi bagahora bamwibuka. Ko kwibuka atari kwibuka uwawe utakiriho, atari ibyacu gusa, mujye mubikora munyibuka. Murya umugati na divayi. Ari kubyumva? Twe rero abacu mu guterekera bakoreshaga umutsima n'inyama, kuko nibyo byatungaga Abanyarwanda. Nuko
buriya poroje yabo y'irindagizamyumvire y'urwaho bashaka kwinjiriramo, batuzanira andi mazina bazajya bita umuntu wese winjiye idini akabatizwa. uri kubyumva? nuko baramubaza bati se muri aya mazina wowe uzitwa nde? bamwereka za Yakobo, za Yohana, za Yosefu, za Matayo, za Petero, urumva, za Luka, za John na Yohani n'abandi. nuko baramuga atari kubyaba byiza wiswe Petero, kuko Petero ni nawe Yesu yasize ku itorero rizamwubakaho. Ubundi rw'ubusisi nyine abakarani bamubwira. nuko arababwira ati zitwe Petero. ati Petero n'ukuntu yihakanye shebuja. ati n'umukanyi w'iwacu atabikora. umukanyi wundi ngo kera yari umuzamu, nk'umuzamu mbega warara nk'ahantu arinze ahantu. ati ngewe nzitwe Petero yanyana y'imbwa yihakanye shebuja. turiya muntu nta bupfura yari afite. urumva? urumva ni bwa bumuntu bw'abanyarwanda. ati ahubwo nibura afazari nakwitwa Yosefu. Yosefu sha watwerewe inda y'undi muntu agatunga umugore undi muntu akemera inda itariye. aturiya muntu yari afite ubumuntu. urumva bigaragare ko wenda bigaragare nzongera mbaze neza muri cyane ashobora kuba yariswe Yosefu rw'ubusisi akidini. nzakurikirana neza. ariko niryo yahisemo. ati nibura Yosefu, nibura muntu yari afite ubumuntu, yari imfura. uriya muntu yaba imfura nk'iyiwacu wemeye inda itariye. abandi za nkuru zava ko Yosefu yashatse umwari Mariya ari isugi, ariko aza gutwara inda y'umwuka wera abyara Yesu. twabonye ko ari agatekinika, ari agakino badukinnye, ko nta muntu, ntabwo Imana itera inda, ntabwo umuntu yatwita inda y'umwuka. uburyo bwa gihanga hari igikorwa kugira ngo hagati y'abantu umuntu atwite. urumva rero izo zose zari inzira z'abatware bacu n'abandi batigeze bashimishwa n'ibyo abera batuzaniye by'idini n'ukwemera. ubyumva? nuko basa nkaho urumva bashyizemo imbaraga zikomeye cyane. nibwo batangiye bareba imibereho yacu twari dufite. bya byiciro byari bituranze uko ari bitatu: ukorora, guhinga no kubumba. nuko noneho batangira gufata y'amoko, bya byiciro bo babikoramo amoko. nibwo bashyizeho ikarita ziranga abantu mu buzima busanzwe, bakora icyo bita ibuku. ubwo ni mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu gutyo. bamaze gusa nk'abamenye, kuko Musinga bamumenesheje muri 31. kuva bamaze kumumenesha Musinga, nibwo u Rwanda rwahuye n'ibibazo bikomeye cyane. ariko noneho baba misiyoneri b'idini nibo bazanye ikintu gikomeye cyane cy'urwango n'urwango n'amacakubiri mu banyarwanda, kuko bo bari bitwaje Imana. bagakora ibintu bitwaje Imana, nk'aho ari ikintu cyiza bari gukora. nibwo batangiye bashinga nyine kiliziya hirya no hino mu Rwanda. batangira noneho Rudahigwa atangira kubona bari kubabaza abanyarwanda mu buryo bukomeye cyane. bari kubabaza abanyarwanda. nibwo batangiye kubona, nibwo batangiye bafata ngo baje bashinga amashuri na za kiliziya, ntabwo byasigaye. mbere gato bafasha abana bitwaga ni Abatutsi, babajyana mu mashuri. hari ishuri ryitwaga Indatwa, ari gurupe sikoreri Butare, yitwa ngo ni mu Ndatwa. hari cyitwa Kristo Roi. buriya igitugu kigutangaza, ishuri ryitwa Kristo Roi hari i Nyanza, aho Musinga yari atuye bamumenesha. aho ngaho twava nko ku itongo, niho bubatse ishuri bita Kristo Roi. bivuga ngo Kristo umwami. niho ahandi bamaze gushyiramo imbaraga bakamenesha Musinga, bakimika umuhungu we. nibwo uzumva na za ndirimbo n'amateka avuga ngo nuko Rudahigwa u Rwanda yemerera Yezu na nyina Bikira Mariya ngo bategekane
nyine kuyobora igihugu, gusa nkaho kuyobora igihugu. Arwegurira Yezu na nyina Bikira Mariya. Ni ukuvuga ngo Yezu na nyina Bikira Mariya ni abantu bagize izo ntekerezo z'ab'i Nazareti, zagize ikintu gikomeye cyane. Gusa nkaho urabona twebwe umwami yatekanaga na nyina, urumva, noneho barabikopera bamaze kubona umwami yatekanaga na nyina. Noneho baravuga bati rero reka tubereke ko umwami kugeza ubu ari Yesu Kristo. Baje rero twari tumaze kubona ko basanze umwami ategekana na nyina, yego, ariyo systeme y'uburyo u Rwanda ubwami bwacu buteye. yego, ariko ubwo bari barahawe amakuru mbere ko ariko bimeze. Noneho rero nabo baza bamaze byari ngombwa ngo noneho bamaze kuduca intege, bamaze kutumeneshereza umwami n'iki, n'uwo bashyize wari Rudahigwa nawe bamuca intege ku buryo atari afite ijambo nk'umwami koko. Ariko wakomeza gukorana nabo nyine, nibwo batangije noneho ni nk'ingoma nshya ya Yesu Kristo na mama we Bikira Mariya. Bagendeye kwa kundi umwami. Nuko Rudahigwa ati nawe rero nuko mbahaye igihugu rwose, nkiraza umwami Yesu amaze kuba umukristo, ati na nyina Bikira Mariya ubwo yabuze ukabigenza. Ariko muri icyo gihe amaze kusa nkaho yinjijwe idini ku ngufu, yakomeza gukorana nabo nta jambo afite. Ariko noneho abona ibintu bakorera abanyarwanda, kubakubita ibiboko, ishikwa imirimo y'agahato. Noneho muri ya mirimo y'agahato yashikwa no gukora imihanda n'ikiboko n'iki, kuko hariho erega abantu bajya bimenya abanyiginya nibo bategekaga. Ba bantu bw'ubwoko bw'abanyiginya bari bafite ubworozi bukomeye nyine. Kandi buriya ngo ni nabo bari bashinzwe gufasha igihugu mu bintu by'intambara, kuko nibo bari bafite ubutunzi. Kuko ntabwo ushobora kurwanya intambara udafite ubutunzi. Bagatanga inka zabo, bagatanga iki, kugira ngo nyine wenda wa mushinga wo kwagura igihugu ugerweho. Noneho ni ukuvuga ngo aravuga ati bafata abatware, kuko basanze ari icyo bita abatware ku misozi hirya no hino b'abanyiginya bari, kuko ubwami bwari ubwabo. Wikwe ko mbere y'abanyiginya hariho abasinga bategetse imyaka 500 mbere y'abanyiginya. Noneho muri ya mirimo y'agahato bamaze kubona ko abanyiginya, iyo ngoma y'abanyiginya itari kubumva, bavuga ati rero aba bantu reka dukore amayeri, tubatesha agaciro, tubaryanishe n'abandi batari ku butegetsi. Noneho muri ya mirimo y'agahato n'ingufu bagafata abatware, bagafata tashi ikivi, niba turi abantu 20 bakaduha imetero tutari burangize, zitashobora ko tuzirangiza z'umuhanda n'urugero. Cyangwa niba ari uguhinga ibijumba, ikirima runaka bati iki kirima kirare kirangiye, nikitarangira wowe urabyirengera. Urumva, wowe kugira ngo uze gukubitwa ugirirwe nabi rero, ugakubita babandi kuko batari kurangiza inshingano wahawe n'umuzungu. Cyangwa umuzungu akagukubita nawe kugira ngo urakare ukubite aburi gukoresha. Urumva tekinike bazanye. Noneho barangiza bagaca inyuma ati wabonye ba bantu babayobora, reba ukuntu bari kubakubita bababaza n'iki babatoteza. Babangisha abatware, kandi ariko tekinike bari gukoresha, bakabakoresha ibintu batarangiza, kandi gukubita bagahera kuri wowe w'umutware, w'umunyiginya uyoboye abandi. Ubwo bari bamaze kubacamo ibice, nibwo bari bamaze kubacamo ibice. Bakoresheje yabuku yaranga muntu, yarangaga abanyarwanda ibyiciro by'abanyarwanda, bandikamo amoko. Nibwo batangiye kujya bapima imboni z'amaso, uko amaso areshya, imisaya n'imetero bagapima, izuru uko rireshya, uruhanga uko rireshya. Kuko umupadiri witwa Paul Buterimi niwe yari umukoroni muri babandi ba mbere, ariko nayo yari mu bapadiri baje mbere. Niwe watanze ripoti iwabo ngo abanyarwanda ntibasa nta nubwo banareshya, bakurikije bya bipimo nyine bakoraga. Ibyo bakanabikora bamaze gukerera insengero zimwe na zimwe nka Zaza, Isave, Ishangi,
Rwaza hariya mu majyaruguru, Sainte Famille muri 30. Izo ni kiliziya bagiye bakiriya zikurikirana. Noneho kiriya kintu cyitwa indulgensiya, kujya kwicuza ibyaha. Ubundi ngo iyo umunyarwanda ajya kwicuza ibyaha kwa padiri, ngo yabonaga ari nk'imbere y'Imana, akavuga byose kubera ukuntu basa nyine. Urabona ni abantu basa badafite uruhu rwacu. Noneho ngo hari ikintu kimeze nk'irido nka mustikeri hagati iyo ujya kwicuza n'umwicuza. Wababwira. Noneho ngo bari abapadiri rero, kubera ko bari baje mu nyungu zabo, bataje kutubwira Imana, ahubwo ari uburyo bwo kuturindagiza no kutwiba no kutuneka. Ngo babaga bafite rikode hano y'ibyo uri buvuge wowe. Bwari uburyo bwo kutuneka, kwicuza icyaha kwa padiri. Wowe waragenda kuvuga ibyaha byawe. Yari system yo kutuneka. Kuko baba bati rero, dore tubazaniye iyobokamana, muzajya muza kwicuza ibyaha, uvuga ibyaha byawe, Imana ikubabarire. Ubu ntabwo mwari muzi Imana, mwe mwasengaga ibigirwamana. Ryangombe na Nyabingi n'iki, muterekera abazimu banyu b'abantu babapfuye kandi bitemewe. Dore muri mu gitabo cy'urupfu. Ariko birakwiye ko mwiyandukuza mukaba mu gitabo cy'urupfu, mukajya mu gitabo cy'ubugingo. Kandi kugira ngo ibyo bigerweho, muzajya muza kwicuza ibyaha ku ntumwa z'Imana yatumye, ku bakozi b'Imana yatumye. Kuko wareba ukuntu rero umuntu wicaye imbere asa, ukabona koko ni nk'umuntu uva ku Mana, kuko yambaye ibyera. Twari twambaye uruhu, twambaye uruhu. Ubonye umuntu wambaye ikanzu yera n'akagofero n'iki, sinakubwira, yambaye n'inkweto n'amashakapurari n'iki, wabonaga ari nk'Imana kubwe kuri. Ukagenda ukavuga bati rero mugomba kutubwira ibyaha, kubwe turi abakozi b'Imana. Dore biranditswe ko Imana izatuma abantu bakajyana inkuru ya Yezu Kristo. Dore yabonekeye ab'i Nazareti, niho yavukiye, niko bwoko bw'Imana. Biba ngombwa ko namwe ibagirira neza, ibazanira iyo nkuru nziza Yezu Kristo wabapfiriye akabajyana mu ijuru. Dore yapfuye kubera ibyaha byanyu. Urumva? Reka dutangira kwishinja. Aho niho havuye umwe mu banyarwanda, mu gice kimwe cy'abanyarwanda bamwe, yagiye kwigira batisimu nawe. Nuko igihe cyo kubazwa kugira ngo bahabwe abatisimu, kuko barabazwaga ruswa, aribyo twasanze agiye bababazaga kugira ngo ariko ibyo babigishe byabacengeye, inyigisho zabacengeye. Nibwo bambwira ati, tubwire ninde wishe Yesu. Umuntu ati, ninde wishe Yesu? Agati, mbe ntaramenye uwishe data wacu? Ati, ndamenye uwishe Yesu. Ati, mbe ntaramenye uwishe data wacu, ndaye kumenya uwishe Yesu. Urumva kuko icyo kintu atari ukuri. Batangiye gukuza nawe ngo uvuga uwishe Yesu. Reba Yesu w'i Nazareti, Betelehemu mu gihugu cy'Abaheburayo. Wewe uri mu Rwanda nk'hano, kuri uyu musozi, ukajya kwa padiri ngo uvuga umuntu wishe Yesu. Urumva? Undi nawe akundi we yabyumvaga mu bundi buryo, abati bashaka ku. Noneho ageze hanze, uzi ko babaga bicaye ku ntebe nyine uko bakurikirana binjira kwa padiri kujya kubazwa. Asohotse aravuga ati, rero bari mu iperereza, murabizi nyine turi mu nzu hano, nibuze kwigendere, bari muri anyete yo gushaka uwishe Yesu. Baritahira. Urumva? Baritahira. Urumva? Nuko undi nawe bati ajyayo, yari afite umugore witwa Mariya. Urumva muri kwa kuzana rya dini, hari icyo bita systematic theology. Ni intwaro idini ryakoresheje kugira ngo rigere ku bantu. Noneho bibliotique psychology niho systematic psychology itira. Noneho bakazana ibintu by'amashusho n'ibimenyetso, batubwira ko batuzaniye Imana. Mbega uri kubyumva? Niho batuzaniye biriya by'amashakapurari n'amashapure. Urumva? Ni ibishushanyo n'amashusho. Hariho ishusho ya Bikira Mariya, ibintu by'amasaro akoze mu tubuto runaka. Abatunga amashapure arakoze mu biti, arakoze mu tubuto. Noneho bakaza, ibyo nibyo bita, hari icyo bita bibliothèque psychology. Ni nka
uburyo bateguye ubw'ubuhanga nka biblioteke noneho systematique psychology itira nyine ibyo bintu by'ibimenyetso n'amashusho n'amarenga noneho bigashyirwa abantu babwirwa ngo ni Imana ivuze ibi bintu babiboneramo Imana ari tekinike. noneho urabizi iriya shapure iriho ndakuramutsa Mariya 10 ndakuramutsa Mariya zingahe dawe uri mu ijuru zingahe sinakubwira. noneho ajya kubazwa ati yari afite umugore witwa Mariya ati vuga ndakuramutsa Mariya, vuga ndakuramutsa Mariya 10. umugabo muri icyo gihe bazana idini ni igihe cy'ubukoroni arahaguruka rwose nk'umuntu ugiye kubazwa. umugore we bari kumwe ntabwo bari bari kumwe, yari yamusize mu rugo, ariko mu byo agiye kubazwa bari baramwishije za dawe uri mu ijuru na za ndakuramutsa Mariya n'ibiki byose. none agiye kubaza bati vuga ndakuramutsa Mariya 10. nicyo cya mbere ugiye guheraho kugira ngo arebe ko nyina zishobora gukora kuva ndakuramutsa Mariya ukayivuga inshuro 10. ubuzine bamuhana n'Imana ukabivuga inshuro 10. yari ingengabitekerezo y'idini kugira ngo bitucengere bitwinjiremo. reba nawe guhora uvuga ndakuramutsa Mariya ukagira inshuro 10 kwari kugira ngo bikujyemo bikwinjire bijye mu bugingo no mu maraso. nuko arahaguruka umugabo wacu avuga ati ndakuramutsa Mariya mugore wanjye inshuro 1, ndakuramutsa Mariya mugore wanjye inshuro 2. bati hagarara n'ibyo twakubwiye. urumva nyine ni ryarindagiza myumvire. nuko natangaga urugero ukuntu nyine batangiye idini bacengeza cya kintu cyo kwambura ubudahangarwa nyine dufite, ahubwo bakaducengezamo ibyabo by'idini. nuko batangira muri ubwo buryo bajya kuduha umuceri kwa padiri, ari naho havuye ijambo padiri. sinjya nkubwira rimwe ninganira n'umupadiri nzamubaza neza, ariko mbona w'imfura ufite akantu k'ubupfura ambwira ijambo padiri we bivuga iki. ubwo bajyaga gufata umuceri kuko hari bimeze nk'uduhenda abana abamisiyoneri bakoresheje kugira ngo baducengezemo idini tubayoboke, kuduha imyenda, umuceri, amasaro, indorerwamo zo kwireba, ibisokozo, amasaro, urumva inigi zo kwambara. nuko buriya rero padiri icyo gihe abantu bayoboka idini bagiye kwaka bagiye gufata umuceri kuko bagira ngo batwigishe badufate umuceri batwigishe nyine ivanjiri. ati aujourd'hui padiri, uyu munsi nta muceri uhari. aujourd'hui ivuga guhakana, uyu munsi pa. utwo dutekerezo tw'abantu bajyaga kwigira batisimu twari tuduhereye ku rw'ubusisi wa mutware handi twahereye aho bahereye ku mwami n'abatware. baratangira nyine igice kimwe batangira kuturyanisha batwangisha abandi ko bari kudutoteza. bigaragara ko uburyo bari gukubitwa ni imitekerereze y'abanyigenya bari kudukubita baturwanya batugira nabi, kandi kumbi nibo bari kubikora. banyuze mu batware bagakubita umutware agakubita bariya. niho havuye ibiboko 8 umuntu yakubitwaga atagize icyo arangiza cyangwa se yubahiriza. nuko batangira kuducamo amacakubiri, kuturyanisha, batangira gufata abana b'abatware bajya muri iriya mashuri batangije. noneho bajya muri rubanda nyamwinshi, ariko muri rubanda nyamwinshi babereka ko ati reba nibo bari kwiga gusa, mwebwe ntabwo mwiga, mwebwe ntabwo muri abantu, nibo ba nyiri ubutegetsi, nibo ba nyiri igihugu. bati ibi bintu rero nimureke tubafashe turwanye bariya bantu. urumva ba bantu babeshye ko abo bantu bari kubanga bikubiye amashuri, bikubiye ubutegetsi, batangiye no kubababaza, inzangano zitangira kuza gutyo. hakuze ko ibi bintu abantu batubwira ko ari byo. nuko umuzungu noneho wa mukoroni w'umunyapolitike n'abakoroni ba misiyoneri batangira gukorera hamwe gucamo abaturage mo kabiri. aribwo bagaragaza bakajya muri bati dore ntabwo muhuye, ntabwo musa, dore niba ari bamwe muri bagufi, reba ukuntu mumeze. aribwo bagendaga bapima bya bipimo byose bakohereza i Burayi nyine, bakarushaho kugenda bategura neza poroje zose zo kuturyamisha no kuducamo amacakubiri. byumvikane ko kuva mu 1900 ubukristo bugeze mu Rwanda, aribwo Kiliziya Gatolika yashinze imizi mu 1900 batangiye kubaka insengero
n'amashuri ndetse n'amavuriro no gushaka abayoboke ubwo urwaho rw'idini rwari rutangiye rutangirana rero n'abanyapolitiki b'abakoloni baje gushaka ubutunzi no gutegeka n'iki bikumvikana ubwo aho hose twari tuzamutse bigeze muri 31 batangiye kumenesha Musinga bakimika umuhungu we noneho nibwo batangiye kwinjiramo neza bakuraho itorero ry'igihugu tuzabibona ukuntu itorero ry'igihugu impamvu ryavuyeho batangira gukuraho ingabo bakuraho ingabo z'igihugu bakuraho umuganura urumva bakuraho kirazira n'umuco bya kinyarwanda aho ngaho rero muri iyo myaka kuva muri 31 kugeza 35 niho habaye ikintu gikomeye cyane cyo kurindagiza cy'urwaho rw'idini mu kwinjira mu muryango nyarwanda ubwo rero aho ngaho abadukurikira niho tuzongera guhera kuko ntabwo twakiva ngo tukirangize amasaha ndabona amasaha aragiye ubutaha tuzareba noneho urwaho rw'idini nyarwo mu gusenya umuryango nyarwanda ndetse no kugira uruhare mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 94 kuko tuzabonamo uburyo idini ryagize uruhare rukomeye cyane nanone abantu benshi batari kubona ariko kuko byakoze uruhare rukomeye cyane niyo mpamvu rero abadukurikira muzongere mwihangane mu gikurikire kizaba ari cyiza cyane kandi gifasha abanyarwanda gusobanukirwa kuko amacakubiri yaranze abanyarwanda idini naryo ryabigizemo uruhare kandi bitwaje Imana nyamara ari ikinyoma kiraho kuko bari basanze n'ibitwaza Imana bakitwaza idini ntabwo turi buvumbure amayeri yabo bari bukoresha ahubwo bitwaje idini bitwaza Imana baturemera amacakubiri mu buryo bw'agatangaza tuzabona ukuntu by'inzoka n'inyenzi ahantu byaturutse idini ryabigizeho uruhare ntabwo abantu babizi kuko muri Bibiliya dusangamo nk'abana b'inshiramo nk'abana b'inzoka mwe urumva rero ibintu byatangiranye na Bibiliya wowe kukwita umwana w'inzoka gukwita inzoka ntabwo ari ibintu bigoye tuzabibona uburyo idini ryagize uruhare rukomeye cyane mu gusenya umuryango nyarwanda umuco n'amateka ndetse n'igihugu cyacu twasozereza hano rero tuzabibona amasaha yatujyanye wowe udukurikiye wowe icyo ugomba gukora no gukurikira Fumba Connect tuzaganira byinshi tuganire kuri revolution sociale yo muri 59 byagenze gute dukomeze gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 1994 ese abanyedini babyitwayemo gute abanyarwanda bari bazi ko insengero ariho hantu ho guhungira kuko nibyo ibintu batwigishije bamwe bajya mu kiriza bazi ko ariho hari Imana ariko barayibuze turacyari muri ya minsi ijana yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 tuzakomerezaho icyo ukora weho kanda subscribe nimba uri mushyashya kandi ukandi no kunonzogera nubona buno butumwa ikiganiro cyagufashije gisangiza abandi ciao ciao